bwabo buri prive ahubwo baganirize ku miziki. Ariko imiziki nayo baganirizaho Emile narahomba ntago abona amafaranga ari amutipa akunda amafaranga mu buryo bukomeye cyane. Akabona ko kubaganiriza kuri private life yabo ari byo bimuza kumutwikira, twabisesengura bikagira gute bikababaza bari y'abana aho kugira ngo ahagarike icyo kintu akaza kukirenganyiriza abandi. Nuko nko ikibazo cyanjye namwe zabire cyagenze. Murabizi ko iyo channel ihawe strike 3 ihita iba terminated. Ikintu umuntu aba yarahuye imyaka y'ubuzima bwe bwose, ikintu ababona ko ari bwo buzima, wibaze nk'umuntu aramutse aje agafata wenda nka doktora yawe ikubarira wenda nk'umuyobozi kano kanya wenda dukurikiye aha ngaha aho kantu ka DR gatangira amazina yawe, urabizi ko nawe ari kurishisha, baramutse bagaciye cyangwa se bakajya muri database bakabisiba, umuntu yaba kurangije imyaka yose wahoze uruha byose bya bitaye agaciro. Ikintu bakoze dore ngiki ngira ngo hari mu rupfu rwanya kwigendera Dorimbogo. Urabizi ko habayeho inkuru abanyamakuru bakagenda bakajya mu bitaro bakazana video za Dorimbogo yarembye, ngiye nkagenda nkivugana n'umurwaza umurwaje mukuru we bwite bavindimwe mwene wabo, amubwira ati se inkuru ziri gukorwa nizo, akambwira ati ngende kubona uyu mukobwa ntazibye, atereka nguhereza ama video rwose no mukanyera ari kuganira n'abarwayi ameze neza, akankubita ama video ya Dorimbogo, hanyuma biza kurangira Dorimbogo yitabye Imana. Ariko nta numwe wabitekerezaga, yaba bakoraga inkuru z'ubutabazi ntibari barabizi, nabakoraga inkuru zivuga ko ibintu biri gukorwa harimo scam nabo ntago bazi ukuntu ibintu bizarangira. Imana niyo yonyine yari ibizi. Reka nsaba abantu basharinge live, reka nsaba abantu basharinge live, igere kure musharinge abantu basharinge live. Umuntu uri ahangaha iyi live yimpera abantu batari munsi ya 5 cyangwa 10. Komeza Empire. Iyo mwango icyo gihe hasaba ibintu by'ama live nyine abantu habaho kwataka ama channels yacu, ariko naga turahagarara turavuga ati nta kibazo turi buze kudefanda wenda ibyo twakoze, nta mpamvu kugira ngo wenda abantu baze kuba batugaraguriza gati. Uwitwa DJ Buriane n'uwitwa Jihadi bakoze live, hanyuma uwitwa DJ Buriane anyita ikigarasha. Aho wenda nta kintu mbivugaho, ibyo urugo rwanjye ntago bibareba, dukomeze ibibareba, hanyuma ibintu kagira gute bikaza kuba byagenda neza. Vestine twaramusesenguye, muri Ndahabi yapanze vlog kuva i Kigali agera kuri airport, afata umwana w'umukobwa amuryamisha hasi ku kibuga cy'indege niba ibibuga b'indege bitagira ahantu wenda bakirira abarwayi, niba indege ari umuntu ugenda mu ndege arwaye ntago mbizi, gusa twabonaga nyine Vestine ananiwe arembye ameze nabi kuri airport, ariko indege iramufatira mujyana. Kuri vlog witwa muri Ndahabi yagiye akubita agenda, ariko ibyo byose twabirira twavuga ati ntago bino bintu ntago bikwiriye. Mwinda habi yitaye kuri video ari gufata abana bikoreye ibintu by'ibivarisi, nibo babyikoreye babijyana mu ndege, kugeza naho hari umumama ari wambaye jogging ya green waje akabwira Irene ahagaze kuri escalier z'indege akavuga ati bari abana kuri kubaguvunisha. Irene abona gushyira kamera hasi aza kubateruza ibikapu, kora kaza atitaye ku bana, we icyo yitayeho niki just ku mafaranga. Ibi byose wabivuga akabona ukuri kwe kuri kujya hanze, akavuga ati uyu muginga kugira ngo ikibazo cye agiceceke ngomba kumuzimya, reka mukubita amasreke. Ngendeye kuba ngo yarakoreshenga amafoto yacu atabera uburenganzira, ariko se amafoto yari ntabwo arazi ko ari kurangiza muri Ndahabi Irene. Na Irene nicyo kibazo uramutse kimubajije ngo ese ukuri ni ukuhe, impamvu mwishyuwe amafaranga yo gutaramira abakristo muri Sunrise Church kuwa gatandatu no ku cyumweru, amafaranga mukayishyurwa mukayarya, hanyuma mugakora ku isabato gusa, ku cyumweru agakora umwe undi yiryame yanze kuza ku kazi, ukuri ni ukuhe? Yararwaye ntiyarwaye, ntago yabona icyo gusubiza. Bivuze mu yandi magambo hari ahantu harimo escroquerie, hakazamo n'ikintu bita noneho uburiganya, kwihesha ikintu cy'undi ugize gute ukoresha uburiganya. Ibyo ni ibyaha byabahamaga n'ibimenyetso byari bihari bo ubwabo babyitangiye. Izo nkuru twarazikoze kugira ngo zidakomeza gusirikira. Rero we yumva ko ngo ayo macano nkuko yamenyereye nyine kuzimya y'abandi, ariko hari imiriro itazimika, atera amastreka arenga 8 gusa. Nyine yaranyereje burangira maze hafi cyumweru cyose nakora n'amafaranga nari nasevinze, nyine nshakisha aba IT bagomba guhangana nayo mastreka ya MI Music, bandega gukoresha ngo ifoto ya Vesera kuri thumbnail, sinama video yabo nakoreshaga na just ifoto, kugenda ukajya munuza mu kiganiro ugasinapinga ifoto ukaza nyine ukayishyira munuza muri thumbnail. Ibyo nibyo yagendaga nyine karega ngo ni original photo, ariko kano kanya nabo babashatse babimurega. Nanjye mbishatse kano kanya nasiba akacana nshinga senkane, ariko se nitujye mu ibyo bintu akazi karakorwa gute? Ibyo ndi kubwira ngo
Afurika izahera inyuma kubera ko umwanzi w'umunyafurika ni mugenzi we, nta numwe ushobora kuza kuba yatekereza ikintu cyagira mugenzi we akamaro, ahubwo no kugira gute no gushanyaguzanya. Ibyo ngibyo byararangiye, bava Vancouver episode amezi 5 agashira, mwataka nsubiza kandi amafaranga tukanayabona. Nge nawe gusa nge na Claude tushatse ikintu kwagikora amezi 5 agashira, nta nundi wivanzemo. Ariko niba ukomoje ku muntu nyiri jazi ugasanga yabyimbye, genda kwanga mpfana iki nawe ngiye. So no kuvuga ngo niba numvishe neza nta kindi kibazo ufite uretse aho mukora ibintu bimwe cyangwa aho mukora umwuga umwe mufite ibyo mutumvikaneho mu kazi kanyu, bakaguha dislike Brian mukajyana amakimbirane, nta kindi kibazo ufite. Yego ngo ano kuntu bajya bashakira wenda weakness mu bijyanye n'ingingo z'amategeko. Nk'ubu ngubu hari ikintu bita kubuza umuntu amahwemo, Godfather, kubuza umuntu amahwemo cyangwa se gutangaza, ari ugutangaza igihuha. Noneho niyo watangaje ukuri, iyo uwo wakuvuzeho bituma bura amahwemo. Uri kubyumva? Aho ngaho harimo kutavuga, harimo abantu nyine bisuga izo ngingo ku buryo ushaka kuvuga ati ngiye nza kuza kuba ndi hano, ntabwo ndibuze kuza kubona uko uyu mubwira neza yumva icyo nshaka kumubwira. Ari buze kuba wenda namubwije ukuri ariko nabujije amahwemo, cyangwa se wenda mutangaje igihuha. Nta muntu muzi gutangaza igihuha, ushaka inkuru y'ukuri ariko nayo iyo irekuye iremereye ku izina ry'umunyarwanda akarara adasinziriye kubera wowe, baguha nyoko. Ntuba nkubwira ngo kano kanya ngiyewe nta munsi n'umwe nakoraga inkuru ngo nsinzire, nabaga ndi gushitagurika, nta kumva inyoni ikubisira bati noneho baranjyanye, nkumva birancanze. Rero ase ibintu mbireke ndabireka se nkora iki ko nabaye umucuruzi nkakora ngashya ngahomba, ko nize nka depoza ahantu hose nkatsinda ibizamini ngasanga akazi bagahaye abandi, ndabigenza ne? Ndavuga ati reka nkomeze ku gacano kanjye ko no mu mutipe yipanza. Niba nkumvishe neza Irene Murindahabi yagwaye dislike urahunga. DJ Brian mugirana ikibazo murashwa, uretse gato DJ Brian mugirana ibibazo uhitamo kubabisa. Ibyo bintu hari ibigize icyo bagukoreye, waba waritabaje inzego ukabarega kugaragaza ko bakubangamiye cyangwa baguhohotera. Uvuga ngo ahangaha kuntu twe tuba dushaka kwenda kwimakaza umuco Godfather, ntabwo ubundi twumva ko hari umu YouTubers wakombye kuba arega mugenzi we, ko turabizi ko YouTube idahemba rwose. Nta nubwo n'izina G ritangiye izina ryawe ntabwo narivuga, ntabwo mfite umwanya wo kuza kuvuga iryo zina ngo Godfather, ntari buze kugira icyo ngayininga. Bivuze ngo impamvu nyamukuru abantu bakora inkuru si ukubera urwangano cyangwa se kwibasira, just no kubera ko ari akazi nyine abantu baravuga barangiza bakentertaininga abantu bakabona amafaranga. Just no kubera ko ari akazi abantu baravuga barangiza bakenteraininga abantu bakabona aho ubwabo ku giti cyabo, bakicara bagatereka abantu bakababaga, agatumira umuntu akaza akakwicarira akakubaga, ariko we waza bamuvuga gatoya ngo ugomba guceceka ntukagire gute ntukavuge. Ibyo ntabwo ari byo tugomba kubirwanya. Niyo mpamvu ngewe ntabwo uri kuza kujya kurega umuntu wese ngo yamvuze, kikagize uza wenda akamfata amashati cyangwa ashaka wenda kunkubita. Ubu rero twagirana ikibazo ko umvuga ngiye ntekereza ko abagira gute abashaka ibiceri, nkuko nawe ari kubitekereza, nkuko wenda Claude ariko atekereza, ariko abandi bafite ibintu by'ubufura bikomeye cyane. Ariko niba badashaka ko tubavuga, twanabareka ko sizakamara twavuga n'abandi. Ushobora gufata Claude nkamukoramo muzanire Claude reka namwe nta kintu ngenda zabakorera naba ngaba akazi k'Imana kana niye nzaza hano mwese muzasigara gazi mu nkandeho uvuga ngo nta kitazazana n'akatarazo zakaza. Abo bantu bazanye hano bazanye hamwe ngiye se cyo ntazabazanira. Bosco yimpaye ngo nyuma yuko DJ Brian avuze ngo ndagukona muzanire ntuzi wowe ariko se uyu mukobwa iki gifite amantu uzana we modera tumaze iki we Ana funga mike yawe tubambwiye ngo urambwira uwo nzamura se ari umusuri funga mike yawe please uranigira wahereye bagira ngo turi mu mpuza. Aha muzane Claude, abandi nabanana bamanuye by the way. Wowe Bosco uranyumva? Ndimo ndakumva neza cyane kabisa. Amakuru nta kigenda, amakuru ni mabi cyane. Yabaye reka mbe manuye aba Samuso manuka nubwo nawe watorotse. Samuso uri
musharing live ibintu birakomeye, musharing live ibintu byakaze, musharing live ibintu birakomeye. Aha, nakoze nk'iki kiba kizamutse ibintu bira okay. Bosco Empire ngo ni Bosco Empire uri mu bantu bitangaje kumva, uri mu bantu bitangaje gukurura musharing iyi live. Banyarwanda musharing iyi live ni muze mwumva iby'amaso yatigeze yumva n'amatwi yanyu. Bosco nakomeje guhamagarwa n'abantu benshi, ndavuga ngo difata ntabwo ngiye ndavuga ngo bavuze ngo, kandi nyirubwite ashobora kuza akavuga ngo Bosco ndashaka kubaza aya masaha turi kuvugana, manza wibwira abantu badukurikiye, numara kutwibwira hanyuma utubwire ngo uherereye, unatubwire niba bintu atari byiza kandi umwaka ugiye kurangira, hanyuma Rode biradi funga mic yawe wagiye. So nubundi nk'ibisanzwe ni Bosco Empire, na amazina yanjye bamenye kuri YouTube, ariko amazina nahawe n'ababyeyi banyitaniye umugabo Jean Bosco. Kano kanya ngira ngo ntago mperereye mu gihugu cyanjye. Ntago uherereye mu gihugu cyanjye nyine cy'u Rwanda, ntago ari umerereye. Wagiye muri M23? Oya, natembere nkuko abandi bose batembera. None se igihugu cy'u Rwanda gisaba aba diaspora bangahe? Kano kanya nanjye nabaye ku diaspora. So ntago uherereye mu gihugu cyawe, uherereye utuvugana? Ngubu mperereye se ntabwo ngo bakwavuga, ariko ntago ndi mu Rwanda. Kubera ko urihishe rwego rw'umutekano wanjye nyine bwite. Yampaye inka se utebere bwa shyamba ngo mwiki uhari kubera umutekano wawe bishatse ndapfuye. Umutekano wanjye niyo mpamvu nabibuze ko bwana umerereye ngewe. Dore hasi bari kwandika oya yaratorotse, abandi bati ari Uganda ndapfuye. Dore muri comment Bosco yaratorotse. Umuntu atoroka iki? Egera telefone yawe kuko ndashaka kugira ngo ibi bintu byumvikane neza, ntumve neza, biraza kumfasha. Ndashaka uravuze ati ntabwo uri buze kutubwira ahantu uherereye bitewe n'umutekano wawe. Waba ufite umutekano muke? Waba wugarijwe udafite umutekano wisanzuye kandi utari mu gihugu? Byagenze gute kugira ngo wisanga aho uri? Bimeze bite imva n'imvano yo kugira ngo wisanga aho uri tujye gutangira umwaka ukajya kurangiriza umwaka mu gihugu kitari icyawe? Bimeze bite, byagenze bite? Ni ikibazo gikomeye cyane, nanjye ntabwo nabikoze wenda binishimye, ariko numvaga ari bwo buryo bwiza nshobora kuza kuba natuza ngatekereza neza, kuko buri umuntu arimenya. Ushobora kuza gutongana nawe turi and instance nibigire ingaruka biteza, ariko twaba turi close ukaza kuza gushiduka ngiye wamvanze mu bwonko nkisanga nakoze ibintu bitari byiza. Ndavuga ati wenda abantu dufitanye ibibazo, reka mbanze kwanza mbahereza umwanya, hanyuma wenda ndebe n'abantu wenda baza ko baduhuza ibibazo dufitanye n'abo bantu bikemuke, none wenda nzagaruke mu gihugu cyanjye. Abavuga ngo natorotse, ntago nge natoroka igihugu kubera ko igihugu kiri indani muri ngewe, ntago rero nakwitoroka, ntago byakunda. Abavuga ko wahunze igihugu, abangaba ntabwo wahunze igihugu. Ariko se nawe azahunga ndeye ko igihugu agihunga, wahungira igihugu se hehe? Yego. Mukano kandi ntabwo mfite ikibazo n'igihugu, gifite wenda n'umuntu umwe cyangwa se abantu babiri banzengereje. Aho bavuga ati nindamuka wenda nshatse kwirwanaho, nshobora kuza gushiduka wenda nakoze n'ibigize ibyaha, gacha ko wenda nshyira a distance hagati yanjye nabo, nonze kuza ko wenda kuba nababwira bari buze kuza ko banyumva. Yego. Abo bantu babiri bakuzengereje. Rero mbere ko twinjira mu nkuru no kugarizwa bikagera naho uva mu gihugu, dusobanurire ku bantu badukurikiye ikibazo ni ikihe, bimeze bite hano kucyangwa n'abantu benshi. Ma YouTube agiye ku uploading ibintu ni menshi, urumva? Yego. Ubu turi kuvugana ntabwo uri kumva kuri TikTok, na connectinze no kuri X, kuri Twitter. So ndashaka kugira ngo ngutege amatwi twumve imva n'imvano yatumye wurira imodoka ugasohoka mu gihugu ni iyihe, byagenze dufite ikibazo. Mbere na mbere turaza kuza wenda kuba twabihera ku bintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Yego. Kano kanya biragoranye kugira ngo nze kumenya inkuru ya nyayo n'itari ya nyayo. Ongera ijwi. Ndimo ndavuga ngo yego. Biragoye kugira ngo nze kumenya inkuru y'ukuri nakoze ku muntu cyangwa se inkuru itari y'ukuri, kuko ni inkuru y'ukuri igize ukuri hari igihe biza kurangira iteye nyirayo kubura amahwemo.
yego ukisanga ibyo bintu bigize icyaha. Yego. Ariyo mpamvu ushobora kuza kwibaza niba wenda gukora inkuru ari byo cyangwa se atari byo. Yego. Uri kubyumva? Ndetse rimwe na rimwe ugasanga abantu bari kubyuriraho akaza akakubaga mana akagukoraho inkuru itabaho, ya nkuru y'ubugome bwa nyuma, ariko we wamusubiza woroheje akagenda akajya kwirizariza. Bafite ukuntu barira nyine, bazi gutera abantu imbabazi, ariko barangiyewe burya niyo nababaye ntago nshobora kurira ngo marira nyabone, ahubwo nshobora kunarakara cyane, wanambura ukagira ngo ninjye mugome koko, ariko we akagenda nyine akagatinga nk'umuntu w'inzira karengane. Bafite ukuntu wagira ngo nibyo baminujemo muri segonderi cyangwa mu makaminuza. Yego. Uri kubyumva neza? Yego. Kano kanya abantu ndi kuvuga dufitanye ibibazo ni abantu babiri bigaragaje ku mbuga nkoranyambaga, harimo witwa DJ Brian utarabikoze rimwe cyangwa se kabiri, hakiyongeraho n'undi muntu mutipe mubi cyane ngiye ndwaye mu buryo bukomeye cyane, Burinde Habirene kaboko. So kuvuga ngo kugeza aya masaha abantu baguhutumye utoroka igihugu ukagenda ni umuntu bita DJ Brian na Irene Murindahabi, niba nkumvishe neza? Ntago iyo mvugo turayigorora, ntago nge ngeze ntoroka igihugu cy'u Rwanda kubera ko igihugu ni njyewe, ni wowe, kandi nakutoka ngo bikunde, ahubwo bivuga ngo ngiye mu rwego kugira ngo nze kwiga gutekereza neza, nta bintu biri kumpungabanya kuba kuri ndakora inkuru wenda rifite intwara. Reka nze kwanza mbanze kiremo wenda distance hagati yanjye nabo, bize kumfasha kumubwiza ukuri yumve ahantu inkuru zanjye zishingiye. Ntago hagati yabo nta numwe nanga muri bo, ariko bo bangaragaje urwano ngano mu biganiro byanjye byabo bakora barabinyereka. Uri kubyumva neza? Byumva, turakurikiye. Muri kubyumva neza? Yego turakurikiye. Rero sinzi wenda ikintu wenda abantu bari kwibaza, kuko ngira ngo ni byinshi nabisobanuye. Turi buze guhera ku muntu wenda DJ Brian. DJ Brian yarambabaje cyane, hamwe n'umuntu utango Jihadi, ndetse n'abantu barambwira ngo Bosco Empire watanze ikirego muri ribu bano bantu bagahanwa, dushingiye ku cyo bitanga ingenga bitekerezo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyo ni ibintu DJ Brian yakoze, abikorera mu ruhame muri live za Instagram yakoze we n'uwitwa ngo ni Jihadi. Ikintu bakoze dore ngiki, ngira ngo hari mu rupfu rwa nyakwigendera Dorimbogo. Urabizi ko habayeho inkuru, abanyamakuru bakagenda bakajya mu bitaro bakazana video za Dorimbogo yarembye, ngiye nkagenda nkivuganira n'umurwaza umurwaje mukuru we bwite bavindimwe mwene wabo, amubwira ati se inkuru ziri gukorwa nizo? Akambwira ati ngende kubona uyu mukobwa ntazibye, atereka nguhereza amavideo rwose, no mukanyera ari kuganira n'abarwayi ameze neza, akankubita amavideo ya Dorimbogo. Hanyuma biza kurangira Dorimbogo yitabye Imana, ariko nta numwe wabitekerezaga. Yaba bakoraga inkuru z'ubutabazi ntibari barabizi, n'abakoraga inkuru zivuga ko ibintu biri gukorwa harimo scam nabo ntabwo bazi ukuntu ibintu bizarangira. Imana niyo yonyine yari ibizi. Reka nsaba abantu basharinge live, reka nsaba abantu basharinge live, igere kure musharinge abantu basharinge live. Umuntu uri ahangaha iyi live yimpera abantu batari munsi ya 5 cyangwa 10. Komeza Empire. Iyo mvango icyo gihe hahise haba ibintu by'ama live nyine, abantu habaho kwataka ama channels yacu, ariko natwe turahagarara turavuga ati nta kibazo, turi buze kudefanda wenda ibyo twakoze, nta mpamvu kugira ngo wenda abantu baze kuba batugaraguriza gati. Uwitwa DJ Brian n'uwitwa Jihadi bakoze live, hanyuma uwitwa DJ Brian anyita ikigarasha, avuga ko ndi umuvugizi w'ibigarasha birimo uwitwa ngo Gasana Anastasi ndetse n'uwitwa ngo ni Mukanyiko. Byongeye aranancinyagurira, avuga ko umuntu utango Gasana Anastasi ari musaza wa mama umbyara. Basaza ba mama bose abavukana na mama bose b'abahungu na barumunaye bose n'abavandimwe be bose batwikiwe mu nzu muri 1994. Warangiza ugafata abantu bameze gutyo ukabazura, wamara kubazura ukabajyana mu Bufaransa, ukabagarura noneho ngo ari n'abanzi b'igihugu ngo barwanye igihugu cy'u Rwanda, ukahita uvuga ko ngo bagire bavana ngo na Jean Bosco cyangwa se ngo Bosco Empire. Niyo twaba dufite ibyo dupfana, ntago ibyo ngibyo byo bakoze ntago ngiye bindeba kuri buze kuza kuba wabinziza ngo kanaka ngo agire ibyo apfana ngo n'umujenosideri ngo ari buze kuba wahangayitse kandi nta maraso y'inzira karengane yamennye. Ibyo ngibyo Brian arabikora ku manywa y'ihangu, abantu barambwira ati wamureze ko bino bintu ari ugushinyagura. Ngiye navate ntago nafungisha umuntu, just ubwo ni views ari gushaka, niko natekerezaga, ariko nyuma yawe yaje kunyega ko atari views ashaka.
iyo nza kuza kwa Brian w'inkwanga kano kanya bakombye kumaze umwaka urenga muri gereza kuko ibimenyetso byari bihari urwibutso abo bantu bashyinguyemo barahari uwo muntu uri kuzana ntago muzi warangiza ukaza n'ibihamya ukagenda ukanyambika urubwo ukavuga ngo yantera hamwe ngo Bosco ngo umuvugizi wa Mukanyiko ngo umuvugizi wa Gasana Stars ukabikora rimwe kabiri gatatu iyo live abantu barayizi hanyuma we nazana nakotinga amagambo yuko ngo usambanya abantu rera ngo bakwambura ibyangombwa byo kurera imfubyi kuko uzi neza ko ubuzima bwawe ariho bushingiye amafaranga bagoye yo kurera abana ujya kuyibagishamo iyo mibiri yawe ngo amabuno ukajya kuyatengeneza waragize ukaza ukibembereza ngo kwibagisha ngo ni ibintu ngo bikorwa n'abakire kwibagishwa bikorwa n'abantu banze kwiyakira we Brian ntago abakire bose bajya kwigira imbangwa hanyuma ibyo ngibyo byamara kubukaza kuza kundata ibintu ngo by'amagambo ntago ngiye baruko nkuko Brian ntago ariko nkora ucire birarura ntuvuge ngo wenda ngo ni mushyashya muri showbiz ngo uvuge ngo uraza kumfata ngo nyicire kurwara nkuko mwabigenje ku bandi ngiyewe ndakatikata gondeka ndi inyama z'agasamuzuri nta mushobora kuza kuba yanijya ngo ambwire ngo biraza kuza kuba byakunda gutyo gusa naho ngaho ikibazo cyanye na DJ Brian gikomoka muri kunyumva neza turakumva ikintu cyaje kuza kuba cyantangaza nuko nanjye yaje kuza kuba akora ikiganiro kwa Kasuku avuga yuko ngo ndi umurozi ngo ndi umuntu umufitiye urwango ngo ndetse ngo ndamutse ngize naho mubona mishoboye ngo nanamwica niko Brian yavuze ndangije ngo ikiganiro mubwira ati Brian uzi icyaha wankoreye abantu benshi cyane n'abayobozi bakomeye harimo n'abajyaga bampamagara ngo ati ibintu wavuze yuko umuryango wo kwa mama wawe wishwe muri jenoside nibyo nabati nibyo mugende mujye mu rwibutso rahangaha mubwira abantu barucunga muraza gusanga mu kwezi kwa gatanu abasigaye tujyana y'indabyo tukajya kwibuka tukajya tugataha barambwira ati tanga ikirego nabati ntago Brian ntago namurega ingenga bitekerezo kujya gufunga imyaka 25 cyangwa 20 nta kintu byamarira ndapfusha ndabireka ndavuga ati ni showbiz ubwo nawe yabuzeho aho wenda aho anyatakira mu bigarasha nta kibazo nakomeza akora akazi ke ariko nza kuza gusanga yuko ibyo Brian yakoraga ntabwo ari showbiz ahubwo ni urwango ndetse yumva ko rugomba kuza kunsunikira mu kuzimu cyangwa se muri gereza ariko niba ari gereza anyifuriza Brian nge biri buze kuba byaba bicyane nanjye ndakuzira mu yindi shusho icyo utumva wenda udashobora kuza kuhabona ko nakwereka nibyo ndibuze kuba nakwereka nuze kuza kuba nabibona neza cyane ibyo ngibyo kuri Brian birarangiye Hero muri kunyumva nakumva Bosco gatanu ku kandi yes ubwo naje kurekura rokete ikiganiro kimaze hafi isaha imwe n'iminota 47 nagiye kubona mbona umwe mu bayobozi bakomeye muri polisi y'u Rwanda arampamagaye nimero ye ndayitaba maze kuyitaba aranyibwira arambwira ngo ikiganiro wakoze kuri DJ Brian niba ufite ibimenyetso wadufashije ukabiduhereza twarangiye tukamukurikirana naramubwiye ngo ikiganiro cyanjye kirimo content ebyiri nena creatinzemo content ebyiri hari ku ruhande rwanjye ndi kwataka Brian mugaragariza mu by'ukuri wenda side ye iri fake cyangwa se iri faible ku buryo nawe ngomba kuhanyura nk'abari wo mumenera ndetse nisunze ibyo nawe yankoreye anyita ikigarasha uwo muyobozi ikintu yashakaga ngo ngiye muha ibimenyetso bigaragaza ko DJ Brian yahawe icyangombwa cyo kurera abana ndetse ngo abo bana ngo akaba basambanya nge nabwiye umuyobozi ndamubwira ngo nakotinze amagambo uwitwa Yago yavuze ko DJ Brian yaguze ibitsina by'abagabo yirirwa bikoresha asambanyisha abana rera ariko hari ibintu byateye abantu bakaza mu kiganiro cy'isaha imwe bagakatamo akantu gato cyane barangiza bakagapostinga kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram cyangwa kuri Twitter hanyuma umuyobozi yaba ari kwiciraho yakabona akagira ngo koko niyo message yatambutse ariko nabwiye umuyobozi ndamubwira ngo ngi nabwiraga Brian ngo ni gute ukora ikiganiro kanyita umurozi umwanzi wawe wanakwica noneho nabavuze yuko usambanya abantu utaricara ngo bitabarozi cyangwa bitabagome ni ikihe kintu kano kanya Brian umpora kugeza naho ubwo ujya gufata abarwanya leta y'u Rwanda ukabazana ukabagira bene wacu kandi nzi neza ko bene wacu bagize gute babatwitse mu nzu bapfuye ibyo bintu bikaba rimwe kabiri gatatu ntabwo nigize mbona hari n'umuntu wenda wo mu rwego rwa leta wenda bafite aho bahuriye wenda n'ibijyanye n'ubwe n'ubwiyunge bampamagaye bambwira ati se ibintu wenda kuvuga nibyo byanyabyo cyangwa Brian ni ibyanyabyo bamuzane azane fact zigaragaza ko Gasana Stars avindi imwe na mama wambyaye
hanyuma nanjye ndabafata mbajyane mu rwibutso mbereka bati dore basaza ba mama ahantu bashyinguye babishe babatwitse. Hanyuma tuze kuza kuba twareba noneho nawe ari kuvuga ngo navuze ngo kuri foundation ye, wibaze ko wavuze ku muryango wanjye witabye Imana we Brian ubyibuke. Narapfuje ntago naguhereje, naraguhereje ntago ngize mbasha kuba nakorega ibyo ngibyo mbibamo birarangira. Ariko ngiye kubona mbona n'uwitwa Murindahabi nawe azanye noneho kudeta imwe ya danje yo kwita no ravunira mu bavita nandangiza nta na brag, ikintu bita strike. Ndavate kino gihugu mfitemo abanzi barenga 2-3, ntago ndibuze kuba nakigumamo kuko nanjye ndabizi ko ndi umusazi ngira toroma shaka kuza kunkinisha ugatuma ngewe nsaza mu mwonko narangiza nkayisanga nakoze scandal. Ndavuga tereka ngiye kwanza mbanze mbe nkizemo metero uyu muriro bari gucana mbanze kwanza nkotere kure ningira no nsubiza nze kuza kumusubiza tutegeranye wenda biraza gushira mu biganiro hatajemo ibindi bintu bitari byiza. Uko niko naje kuza kuba nagenda bro. Hanyuma Irene we byagenze bite mwapfuye iki? Bo Irene nawe turaza kuza gutangirira ku gitaramo yari gutegura muri Canada, harimo icyabereye muri Sunrise Church, ubwo ni muri Vancouver, n'ikindi byagomba kuza kubera za Edmonton, Regina na Winnipeg. Icyo muri Winnipeg cyo nyango cyara na failinze ntago cyakozwe. Turaza kuza guhera mu cyabereye Vancouver byaje kuza kwa byabamo ibibazo bikomeye cyane. Uwitwa Murindahabi Irene nk'umuntu wera ushaka kuza wenda kuba yategura content ku ruhande rwe anireba ku nyungu ze ntarebe nabo bari gukorana, yatumiye umunota Vestina ndetse na Dorcas, ariko inkuru nyamukuru ko ari kumenyesha isi yuko bagiye gufata indege bakajya Canada Vancouver bazakorerayo igitaramo. Ariko yumva ko ibyo bintu bitari buze kuba byatwika kuko wenda ntago yumva ko abantu bari interesse y'ibitaramo byabari abana, ariko yarazi neza ko isi yose mu by'ukuri itegereje kumva icyo Vestina atangaza ku rugo rwe. Uwitwa Murindahabi Irene mu kiganiro yakoze abantu bagende bakirebe, gifite titre ivuga ngo yo, ubwo ni inyuguti ya o 3 udutangaro 2 Vestina na Dorcas disi bagiye muri Canada. Mugende mwumve ku munota wa 7 n'amasegonda 30 aho niho uwitwa Murindahabi Irene abaza Vestina ikibazo kivuga ngo urugo rwawe bimeze bite. Icyo kibazo ntago Vestina y'umusitari wenyine ukibajijwe, ngira ngo uwitwa Bruce Melody nawe ejo barakimubajije niba yarasenye urugo. Uko yasubije mwarabyumvise, nta musesenguzi wigeze akora episode 200 asesengura ijambo rya Bruce Melody ko Bruce Melody ajya gusubiza yakoresheje IQ iri hejuru ku buryo niyo wajya mu kiganiro cye ntago wajya gusesengura ngo bikunde. Icyo kibazo uwitwa Kamarade aheruka kukibazo uwitwa Israel Mbonyi amubaza ngo ko bivugwa ko ngo hari umukobwa wateye inda warangiza ugahisha umwana, ibyo bintu bivugaho iki? Uwitwa Israel Mbonyi nawe yarashubije igisubizo yatanze nta munyamakuru wagisesengura. Nanjye ubwayira bati Israel Mbonyi ampaye akazi, nagiyemo nsanga yanyirukanye nta kazi mfite mu kiganiro cya Israel Mbonyi ndakabura. Ariko nje kwa Vestine nasanze harimo akazi karenga ibiganiro 100 bati Vestine umbereye boss, reka nze nipanga akazi hanyuma ngusesengure, biraza gutuma uzamura ubwenge undi munsi niba kubaza uzajya umeze n'ibyo usubiza. Vestine kano kanya kuba waraje ku mihanda ukidarapa boss wawe yari yateguye, ariko we wasubije utateguye, uzana ubwenge bukeya mu gisubizo cyawe bituma basesenguzi tubona aho tumenera turakwataka. Ugaragaza amuranga mutima yuko utishimiye urugo n'ikimenyimenyi ukabuza umuvandimwe wawe ngo uramenye utazashaka umugabo ukiri umwana kubera yuko urwo waboneye mu rugo ni nk'urw'imbwa yaboneye ku mugezi. Kuko ubaye warageze mu rugo ukabona ari ibintu biryoshye, wahita ubwira muri wawe ati rwose gira nawe ushake kubera ko urugo ni ijuru ritoya. Igisubizo Vestina yatanze kiri mu ubwenge bukeya Vestina ufite nibwo wazize, kuko icyo bakubajije nta mustari utakibazwa. Natwe ubwacu badushinja ngo gutera ngo abakobwa mada abandi bakatwita ibiremba, ntabwo dutanga strike, ntabwo tujya kuripotinga abantu batuvuze, ahubwo turavuga ati se ibyo umuntu yavuze nibyo sibyo, niba ari byo urabikosora. Ariko umuntu burya w'ikigoryo utagira ubwenge na Bibiliya irabivuga, iyo ikigoryo gihannye kugira ngo kihane ibyo bintu kiragute kirarakara ntabwo ujya kikosora. Bivuze ngo undi munsi nukora interview bakakubaza ikibazo ukumva bigoranye kugisubiza, ugivuga ati wenda nta kintu mbivugaho, ibyo urugo rwanjye ntago bibareba, dukomeze bibareba, hanyuma ibintu kagira gute bikaza kuba byagenda neza. Vestine twaramusesenguye, Murindahabi yapanze vlog kuva i Kigali
agera kuri airport afata umwana w'umukobwa amuryamisha hasi ku kibuga cy'indege niba ibibuga by'indege bitagira ahantu wenda bakirira abarwayi, niba indege ari umuntu ugenda mu ndege arwaye ntago mbizi, gusa twabonaga nyine Vestina ananiwe arembye ameze nabi kuri airport, ariko indege iramufatira mujyana kuri vlog witwa Murindahabirene yagiye akubita agenda, ariko ibyo byose twabiriya twavuga ati ntago bino bintu ntago bikwiriye. Murindahabi yitaye kuri video ari gufata abana bikoreye ibintu by'ibivarisi, nibo babyikoreye babijyana mu ndege, kugeza naho hari umumama ari wambaye jogging ya green waje akabwira Irene ahagaze kuri escalier z'indege akavuga ati bari abana kuri kubaguvunisha. Irene abona gushyira kamera hasi aza kubateruza ibikapu, kora akazi atitaye ku bana, we icyo yitayeho n'iki just ku mafaranga. Ibyo byose wabivuga akabona ukuri kwe kuri kujya hanze, akavuga ati uyu muginga kugira ngo ikibazo cye agiceceke ngomba kumuzimya, reka mukubita amasreke ngendeye kuba ngo yarakoresheje amafoto yacu atabera uburenganzira, ariko se amafoto y'abantu bose abantu bayakoresha murabazi. Ibaze nk'ubu ngubu nka Godfather aravuze avuga ati abantu ba uploadinga live zanjye reka mbici, uzi umubare Godfather yahitana kuntu ngana, kuki atabikora? Uwo Pasteur Claude mwise ngo ni Sebiradiyo cyangwa ngo ni umugabo utagira agaciro, uza abantu yazamuye ku imihanda kuntu bangana. Uhereye kuri Abungi Sabe ko Sebiradiyo ariko nubwo wenda Sebiradiyo ariko ntago agira ubwenge bukiya nk'ubwa Emirene mu Karitasi ushaka gufata imbehe y'abantu akayubika. Uri kwibasira, reka kwibasira, none se kuri kumutuka uri gukora ibimutuka wevuga ikibazo uje kumutugira kwa Godfather. Wowe icyo dukeneye kumva Bosco, reka ikibazo nyamukuru ni ikihe, byagenze bite kugira ngo abantu ayo makimbirane yavuye ariko tukagutukana, noneho tugaruke tureba impamvu yagiye urahomba. Nta handi amakimbirane gutukana, nawe nyene gutukana kabisa. Yego, aha n'amakimbirane kuva dore ngaho n'ubundi nahandi biri gushingira n'ubwenge bukiye bagende bakoresha mu biganiro byabo. Twakomeje twavuye kuri airport tugeze mu gitaramo cyabaye muri Sunrise Church Vancouver ku munsi wo ku cyumweru. Ngo bari bahawe amafaranga yo kuva mu Rwanda bagategerwa indege bakagera bakora igitaramo kwa gatandatu no ku cyumweru bagaterana n'abakristo, hanyuma bakaza kuvayo berekeza Edmonton bakora ibitaramo Regina na Winnipeg no muri Edmonton. Noneho bageze Vancouver dore gashya uwitwa Emirene yakoreye ko nanjye ubwanjye ubwo nanjye radari za Bosco Empire ngomba kuzimukurikiza zikamugenda inyuma, buri kintu cyose akoze ngomba kuza kuba ndaho ngaho mfite amaso agomba kuza kuba ndebera akotura gato yamita murangiza. Uwitwa Murindahabirene ku cyumweru yazanye na Dorcas bonyine mu rusengero, Vestin ntago yari ahari. Bivuga ko ngo yagiye ngo mu mashini ikora ikahwa bikaza kuza kurangira ngo anywe isabune aho kugira ngo aze kuza ngo kuba yanywa ikahwa nkuko yabitekerezaga kuyikora. Murindahabirene amateraniro arangiye ku cyumweru yarahagurutse bamuheza ijambo, yari yambaye ikote ry'umukara rya kwire n'ipantaro y'ikoto na kakaboko ke nyine ahora ahishe, ngira ngo ariko nawe ni ikibazo yahuye nacyo atabigambiriye kuko yavutse kari akaboko ari kazima. Vukira ku Muhima ku bitaro byo ku Muhima, umudogiteri wari urimo kurengera sinkwemerera, njya ku kibazo va mu buzima bw'umuntu reka gukora body shaming. Uri kubaka ari byo ntabwo va ku buzima bw'umuntu, njya ku kibazo ibyo akaboko karere gahuriye n'ibibazo mwagiranye no gukora ibiganiro. Please twakomeje. Aha Irene yafashe ijambo aravuga ngo uyu munsi ngira ngo mwabonye Dorcas abyina wenyine kubera ko mugenzi we ntago ahari, ntameze neza, yagiye kwa muganga. Ariko ubu tuvugana bamaze kumuzana, tugiye kumuzana ahangaha hanyuma agire gute, hanyuma abasezereho tuvanga dufata indege twerekeza Edmonton. Icyo gihe ayo magambo abantu barayafashe barayakata arasirikira, hanyuma abasesenguzi batangira kwibaza ku rupfu rwa nyakwigendera Gogo Gloriosa wavuye mu Rwanda rwayo Gicuri, abamanager barabihishe bikarangira bamujyanye i Bugande agakora ibitaramo akagwayo, umuntu wagiye muzima akaza ari umurambo. Turavuga ati ese Vestine niba wenda afite wenda inda y'amezi 3 cyangwa y'amezi 2 akavuga ko yanyweye isabune aziko ari ikahwa, bakajya kumukubitisha indirimbo nyinshi cyane mu rusengero, bari abana bakora imiziki isaba imbaraga nyinshi cyane, aho nta gushaka kuza gushiduka wenda Vestine akuyemo ninda.
iryo jambo ngira ngo witwa Pastor Claude biri mu bintu yazize, kuko no mu kiganiro yakoze iyo titre yari irimo bibabaza bari abagabo. Utararenga aho ngaho. Yego. Mwabwiwe ntabwo mwakoze ubusesenguzi ku nda ya Vestine niba nkumvishe neza. Yego. Mwabwiwe n'iki ko atwite? Bo mu busesenguzi buriya Godfather hari igice ugeramo ugakoresha icyo bita imagination, aho ushobora kuza kubona ikintu cyabaye ukibaza imanzu zirenga 10 zatuma cya kintu kiba. Mu busesenguzi ibyo bintu bireme nta nubwo bigeze n'icyaha kabisa. Kongira ngo n'abagenza cyaha ushobora kuza kubona ikibazo cyavutse bati mu mudugudu turaza gufatamo wenda abantu 8 dukeka, turabafata ko nibo tubona bakora bino bintu turi buze kuvanamo umwe umugomba hasigare wa undi wenda wakoze cya kintu. No mu basesenguzi niba wenda umukobwa duvate wenda yakoze ubukwe kano kanya wenda Imana yatanze umugisha haba haravuyemo umwana yakoze ikiganiro yuko yanyweye isabune hanyuma akoze ibintu by'ibiziki biremereye cyane, undi wasanga wenda indishobora kuza ko yagira n'ikibazo bamuretse bakamukoresha imiziki mikeya wenda bakazamusubiza mu bitaramo wenda yaramaze no kuba yanaruhuka. Izo ni inama twatangaga, ntago byabaga ari imyanzuro, ariko Irene biramubangamira kugira ngo akemura icyo kibazo, cyangwa se bitewe nuko abafana baba bakomeje kugenda wenda bamwotsa igitutu, yahise ategura ikindi kiganiro abaza Vestine amubwira ngo ivugire ku bintu biri kukuvugwaho, ese koko impamvu utagaragaye mu rusengero muri Sunrise Church nuko wari wakuyemo inda? Vestine avuga ngo barambeshyira rwose, ntago nigeze ndwara, ahubwo ikintu cyabayeho njyewe narananiwe naritaguye ibiririmba 10 hanyuma ntashingira imbaraga nkeya bituma ntaza guterana ku cyumweru, ariko ntago nigeze njya kwa muganga, ntago ngize ntago ndwaye. Ibyo ngibyo abikora azi ko ari kuvuguruza itangazamakuru ryasigaye i Kigali, ntago arazi ko ari kurangiza muri Ndahabi Irene. Na Irene nicyo kibazo uramutse kimubajije ngo ese ukuri nukuhe, impamvu mwishyuwe amafaranga yo gutaramira abakristo muri Sunrise Church kwa gatandatu no ku cyumweru, amafaranga mukayishyurwa mukayarya, hanyuma mugakora ku isabato gusa, ku cyumweru agakora umwe undi yiryame yanze kuza ku kazi, ukuri nukuhe? Yararwaye ntiyarwaye? Ntago yabona icyo gusubiza. Bivuze mu yandi magambo hari ahantu harimo escroquerie, hakazamo n'ikintu bita noneho uburiganya, kwihesha ikintu cy'undi ugize ukoresha uburiganya. Ibyo ni ibyaha byabahamaga n'ibimenyetso byari bihari ubwabo babyitangiye. Izo nkuru twarazikoze kugira ngo zidakomeza gusirikira. Rero we yumva ko ngo ayo macano nkuko yamenyereye nyine kuzimya y'abandi, ariko hari imiriro itazimika, atera amastreka arenga 8 gusa. Nyine yaranyereje burangira maze hafi cyumweru cyose nakora n'amafaranga nari nasevinze, nyine nshakisha aba IT bagomba guhangana nayo mastreka ya MI Music, bandeka gukoresha ngo ifoto ya Vestine kuri thumbnail, sinama video yabo nakoreshaga na just ifoto, kugenda ukajya munuza mu kiganiro ugasinapingamo ifoto ukaza nyine ukayishyira munuza muri thumbnail. Ibyo nibyo yagendaga nyine akarega ngo ni original photo, ariko kano kanya nabo babashatse babimurega. Nanjye mbishatse kano kanya nasiba akacana senkani, ariko se nitujye mu ibyo bintu akazi karakorwa gute? Ibyo ndi kubwira ngo Afrika izahera inyuma kubera ko umwanzi w'umunyafrika ni mugenzi we. Nta numwe ushobora kuza kuba yatekereza ikintu cyagira mugenzi w'akamaro, ahubwo no kugira gute no gushanyaguzanya. Ibyo ngibyo byararangiye, bava Vancouver baragenda bajya Edmonton. Bageze Edmonton hari umumama ufite YouTube channel bita ngo ni Positive Mind, bita ngo ni Mukamiriza Jani. Ntago ndi bumwinjiremo, reka mwihorere ko wenda mu nkuru zanye nyine njya mfite ukuntu mbinjirira, ariko yitwa Mukamiriza Jani. Yavuye mu Rwanda ari impunzi ajya muri Canada. Yarabakiriye abakira Edmonton, ababaza ikibazo kivuga ngo ese Vestine ninde, Dorcas ninde? Bari bamaze kwiyumva nyine bageze mu ndege babaye birangirire. Icyo gihe kibazo mu baje kukimusubiza, abantu baraye ku kibuga cy'indege bashatse indabyo baje gutegereza abastari, kubera ko wenda ari agacano gafite abasabi 2000. Babajije ikibazo, abakobwa baramusuzuguye mu mabirambabaza. Mugire mujye kuri Positive Mind yo YouTube channel y'umuntu bita Mukamiriza Jani. Vestine yarashubije ngo ntago ari ngombwa, bamusuzuguye nyine bamuciye amazi cyane. Bari gusoza interview arabwiye ngo basi ni muturirimbire gatoya ku ndirimbo mu mazi iminsi musohoye. Baramubwiye ngo ntago turi buze kubaririmbira, ahubwo abashaka ko tubaririmbira bazaze mu gitaramo dufite muri Regina. Bavuga n'amatariki byagomba kuza kuba byaberaho, byaje kuza kuba byanarisika yuko ibitaramo byabo bitakozwe. Icya Winnipeg cyarasubitswe, n'icyo muri Regina basohotse igitaramo gitarangiye banasohoka batanasezerewe, kubera ko n'abantu bangowe bararakaye n'ubwishongozi bwabo.
biza kurangira rero bavuye aho ngaho n'umujinya wose niba amafaranga batekerezaga kubona batarayabonye Murindahabi nyine aza nk'iyagatera araza akora ikiganiro agikora n'umuntu wita ngo ni Chita. Uyu Chita nawe iyo mugezeho nawe ntekereza ibintu byinshi kubera ko ni umugabo ukunda kujya gufata abantu akajya kubagonganisha imitwe n'inzego. Uzatinya umuntu ushobora kuza guhagarara imbere y'umuyobozi akavuga ngo akamentioninga n'izina ry'umuntu ajye agira ngo bagufunge. Uwo ninde? Kiganiro baragikoze uravuga nde? Chita inshuti ufata umutwe akavuva umusatsi we. Urambye kuba muhibye nuko wambujije ariko uriya wambara perike Chita tubwira ibyo ngo bimeze bite. Chita y'umutinde ngo bimeze bite ngo Chita ngo yagize ati Chita afite ukuntu nyine aza kwenderanya kuba YouTubers bagenzi be. Nyine bafite ukuntu bo nta nubwo n'aba YouTubers niyo bakora introduction umva ko badashaka kuvuga uwo mwuga kuko wenda ngo abakora akazi n'imbobo n'inzererezi niko batwite. Uravuga Chita uyu nguyu agambaniye Sabe bakoranaga nawe uwo nguwo kabisa. Ngira ngo amaze iminsi nyine yigira inshuti ya Murindahabi Irene. Ari nabwo Irene yavuye Canada ageze i Kigali Chita aramuhamagara araza bakora ikiganiro azamukorera ibyo yakoreye Sabe. Uriya we ni Shayitwana azamukorera ibyo yakoreye Sabe komeza. Tangiye kubikora. Mutangiye kuko niba abantu wenda baraye iri joro bumva wenda ubugome yakoreye abantu ntago ndabugeraho ubugome Irene yakoze n'ubunyamaswa. Bakora ikiganiro ngira ngo uwitwa Chita abaza Irene amubaza ngo ni iki kintu uvuga ku bantu bavuga ko waba uryamana n'umuntu wita Dorcas. Irene yasubije neza aravuga ngo ntago ushobora kuza kuba byakunda ko narana n'umwana wanjye kuko Dorcas n'umwana we yamubajije ngo iki? Chita yabaje uwitwa Irene amubaza ngo iyo abantu bako ngo ushobora kuza kuba uryamana na Dorcas ibyo bintu bivuga wiki? Kuko no mu biganiro byakozwe hari ahantu uwitwa Vestina avuga yuko ngo Irene na Dorcas basohotse muri Canada bakigendera Vestina bakamusiga mu rugo bonyine aryamye ku bantu bakurikiranye mu interview yabo ibyo bintu birahari bivugwa ko Irene na Dorcas basohokanye hanyuma uwitwa Vestina agasigara mu rugo aryamye. No uretse Irene ariko we abikira yego ngo basize aryamye Vestina bamusize aryamye uwitwa Murindahabi Irene ndetse n'uwitwa Dorcas barasohoka baragenda. Icyo gihe mu gitaramo muri interview bakoze bari kurya ibintu by'ama ice cream ku bantu babibonye barabizi nyine Vestina abonaga ko yanarakaye avuga ati ni gute munsiga. Murindahabi aravuga ati twabonaga nyine utari muri mudu twebwe turi Jesus ibyo bintu bifite ibimenyetso. Ibiganiro birahari se ntibabikoze n'ibihari n'abadukurikiye muri commentaire babyandike abantu nyine baba ari update kuko ngiye bangiye ndeba inkuru nyinshi man ndeba inkuru nyinshi kandi inkuru zanjye mba ndi kugenda mbara akantu kandi. Hanyuma Chita abaza Irene ngo uryamana nande ni Dorcas ni kandi keza Dorcas yego ariko ariko Murindahabi Irene agira kiriya aravuga ngo ntago ngiyewe nshobora kuza kuba naryama n'umwana ngize gute n'umwana mbyaye. Anavuga nyine yanababaye cyane ko abantu bagire gute bamusesereje. Uwo niwe Chita bro. Uwo niwe Chita kubamba. Baramubaza ngo aravuga ko bino bintu by'amasreke ameze nkaho ari we muntu ushobora kuza ko yarabimusunikijemo cyane kumvaga ko nubundi akomeza kugenda baza kuri za nkuru nubundi yagiye yumva abantu bagira gute bagenda basesengura. Hari byo navuga agiye nkumva ari n'ubwambere byumvisha ameze nkaho ashobora kuza ko bagira gute ariko bihimba kugera naho ikiganiro kirangira Murindahabi yatanze icyo bita last warning cyangwa se ibintu bimeze nkaho wenda ari gasopo ya nyuma. Aravuga ngo abantu no gukora inkuru za Vestina na Dorcas murekira aho ngaho cyangwa se nimutarekera ndaza kubereka buryo kimugomba kuza kwa mwagira gute mwacecekamo ikibazo cyanyu ngiyewe na equipe yanjye ya MI Entertainment turi buze kuza kwa twareba icyo tuza kuza kwa twabakorera. Iryo jambo yitwa Murindahabi Irene kimara kuza kurivuga ngira ngo hacemo iminsi 2 yonyine uwitwa Pastor Claude niyo muntu wa mbere wakiriye strike. Umucancuro wakoraga ku kazi ari hari za Norvege ikarama niho umupeta atuye ndetse n'amafaranga we banze no kuyamwishyura strike zimwe atangiye kugera zikuramo Murindahabi biza kuranya amafaranga yamuhaye. Uwo mucancuro wirwa yica amacaro y'abantu. Claude yarampamagaye ambwira ati maze kurya strike ya MI Empire
bitewe n'aka video navanye kwa Chita ngakoresha mu kiganiro cyanjye. Claude ariko nawe sinzi kabisa, mfite ibibazo na Chita yenda akajya muri channel akajya kuramo akana agashyira kuri channel yawe, urumva bari ibibazo. Ariko Emirene ntabwo yari potinze Chita, kandi Chita yahamije yuko Instagram yakozwe post yakozwe witwa Vestine ari kuregereta avuga ngo umugabo ngo nakundanye ngo nashakanye nawe ntago nari muzi, yaranshutse arankoresha, undi mugabo nzongera gushaka nzitonda mumenye neza kandi mumenye n'umuryango we. Iyo post impamvu Vestine yarayikoze mu sesenguzi yatekerezaga yuko abantu bamubwira ati Paul ihangane mama shenge, ariko ibyo ngibyo ntago babyitayeho, bamusamiye hejuru batangira kugira gute kumwataka bikomeye. Posta yise bayikuraho, hita korwa fake account byose uvuga ngo baduhakinze, ariko Chita yaravuze ngo ntago bano bantu babahakinze. Vestine ku giti cye niwe yandikiye ayo magambo yuko yarangizanyije n'uwitwa Idirisa mbibutsa ko ngewe twanavuganye iyo post ikibara gusohoka, aranyandikira arambwira, ndamubaza ngo ibintu Vestine ari kuvuga nibyo. Idirisa umugabo wa Vestine Wedrawogo nambaze ndazifite. Arangije arambwira ngo ntanazigwa nta kibazo kabisa. Nziko ziki ngiye yarambwiye ngo ndi gutekereza ko ushaka kuza ko ari plank yo kuzamura aba followers be bo kuri Instagram. Tuko kugeza aya magingo nta kibazo na kimwe mu by'ukuri nshaka kuza kwamfitanye n'umudamu wanjye, arabinyandikira ndetse ngira ngo n'ikiganiro nakoze iyo staff nyishyiramo, ariko noneho nacyo kiri mu bintu nyine kiri mu biganiro ngo byatewe strike, kuko narashyize ngo ifoto ya Vestine. Iyo message ntabwo kugeza bashaka kutambuka, ariko niba wenda mu byagarutse kirimo, kuko ngi nakire strike zirenga 8, ariko ngira ngo hasigayemo nk'imwe nayo ishobora kuza ko yanavamo any time, kuko ishigajemo nk'iminsi nk'ibiri kugira ngo batange ibimenyetso by'uko ibyo bandeze bifatika. Niba tabitanga izavamo, hanyuma channel yanjye ikomeze kuza kuba ari nzima, ariko nanjye byansize hanze baransahuye. Baranyatatse bikomeye cyane, ndagenda sara ntumutwe. Noneho ibyo byose bimaze kurangira, nyine amaze kubona ko nta kindi kintu byatanga, ko amakuru mfite nuko bahuriye kuri ya hoteli iri hano yo kwa Rastar rwo ku Kinamba, n'umunyamategeko yari yahamagaje. Hanyuma agiye mu biganiro asanga bo ubwabo bakoze amakosa, ko twe twakotingaga ibyo bavuze tubuza Emirene kuganiriza abana ku bijyanye n'ubuzima bwabo muri prive, ahubwo baganirize ku miziki. Ariko imiziki nabibaganirizaho Emirene arahomba, ntago abona amafaranga, ari amutipa akunda amafaranga mu buryo bukomeye cyane, akabona ko kubaganiriza kuri private life yabo ari byo bimuza kumutwikira. Twabisesengura bikagira gute, bikababaza bari y'abana, aho kugira ngo ahagarike icyo kintu akaza kukirenganyiriza abandi. Nuko nko kibazo cyanjye namwe zabire cyagenze. Murabizi ko iyo channel ihawe strike 3 ihita iba terminated. Ikintu umuntu aba yararuha imyaka y'ubuzima bwe bwose, ikintu ababona ko ari bwo buzima. Wibaze nk'umuntu aramutse aje agafata wenda nka doktora yawe, ikubarira wenda nk'umuyobozi kano kanya wenda dukurikiye ahangaha, aho kano ka DR gatangira amazina yawe, urabizi ko nawe ari kurishisha, baramutse bagaciye cyangwa se bakajya muri database bakabisiba, umuntu yabakurangije imyaka yose wahoze uruha byose bya bitaye agaciro. Ari impamvu yo kuza muri channel y'umuntu kabone iyo barakoze icyaha, channel ni ikintu wenda na Petit Frere yasigara akoresha, ko channel ntago igiba mbi, ahubwo ushobora kuza kuba nziza cyangwa ikaba mbi bitewe n'uyikoresha. Mu gihe nshobora kuza kuba nyine mfite YouTube channel itunze umuryango, nshobora kuza kuba nayikoresha nabi ikaba mbi, ariko wenda nkagenda nkajya kubihanirwa muri umuntu wawe cyangwa se mushiki wanjye nakaza wenda agashakiraho ibirayi. Ariko urafata umutungo w'umuntu ukawinjirira mu buryo budakurikira amategeko, ukaza kwihanira. Nibwo nyine nakoze ikiganiro kibwira uwitwa Murindahabirene kureka kwihanira yitwaje uwo ari we, uko ashobora kuza kwihanira ku muntu bikarangira aguteye umujinya. Kandi burya ngo umujinya, hari igihe ugira umujinya nyine ukiyanduza mu mapantaro, niko navuga. Mu yandi magambo rero ngira ngo ni ibibazo mfite na Murindahabirene, ndetse akabona abandi bagende bahamagara nyine banantera n'ubwoba, kuvuga atari ku bundi ndi mu biki ko kwisari ari ngari ku Rwanda rwatanze uburenganzira ku munyarwanda kuba yakwinyagambura akagenda agatembera hano hose, wenda yashaka garuka waba bano bantu wenda bahunze nkaba nigendeye, ko wenda hari nzacake nawe yashaka kunzana ugasanga nanjye wenda aneje skandal, ugasanga ngiye kuburana ibintu by'inuza ntazi iyo bivuye. Nuko naje kuza kuba nakwisohokera ndigendera. Niba nkumvishe neza, Irene Murindahabi yagwaye dislike urahunga.
DJ Brian mugirana ikibazo murashwa uretse gato DJ Brian mugirana ibibazo uhitamo kubabisa ibyo bintu hari ibigize icyo bagukoreye waba waritabaje inzego ukabarega kugaragaza ko bakubangamiye cyangwa baguhohotera uvuga ngo ahangaha kuntu twe tuba dushaka kwenda kwimakaza umuco Godfather ntabwo ubundi twumva ko hari umu YouTubers wakombye kuba arega mugenzi we ko turabizi ko YouTube idahemba rwose nta nubwo n'izina G ritangiye izina ryawe ntabwo narivuga ntabwo mfite umwanya wo kuza kuvuga iryo zina ngo Godfather ntari buze kugira icyo ngayininga bivuze ngo impamvu nyamukuru abantu bakora inkuru si ukubera urwangano cyangwa se kwibasira Justin ukubera ko ari akazi nyine abantu baravuga barangiza bakentertaininga abantu bakabona icyo bita amafaranga Justin ukubera ko ari akazi abantu baravuga barangiza bakentertaininga abantu birebaho ubwabo ku giti cyabo bakicara bagatereka abantu bakababaga agatumira umuntu akaza akakwicarira akakubaga ariko we waza wamuvuga gatoya ngo ugomba guceceka ntukagire gute ntukavuge ibyo ntabwo ari byo tugomba kubirwanya niyo mpamvu ngewe ntabwo nari kuza kujya kurega umuntu wese ngo yamvuze kikagize uza wenda akamfata amashati cyangwa ashaka wenda kunkubita ubu rero twagirana ikibazo ko umvuga ngiye ntekereza ko abagira gute abashaka ibiceri nkuko nawe ari kubitekereza nkuko wenda ko ariko atekereza ariko abandi bafite ibintu by'ubufura bikomeye cyane ariko niba badashaka ko tubavuga twanabareka ko sizakamara twavuga n'abandi ushobora gufata Claude nkamukoramo episode amezi 5 agashira mwataka nsubiza kandi amafaranga tukanayabona njye nawe gusa njye na Claude tushatwe ikintu twagikora amezi 5 agashira nta nundi wivanzemo ariko niba ukomoje ku muntu nyiri ugasanga yabyimbye ngenda kwanga mfana iki nawe ngiye so no kuvuga ngo niba numvishe neza nta kindi kibazo ufite uretse aho mukora ibintu bimwe cyangwa aho mukora umwuga umwe mufite ibyo mutumvikaneho mu kazi kanyu bakaguha dislike Brian mukajyana amakimbirane nta kindi kibazo ufite yego ngo ari n'ukuntu bajya bashakira wenda weakness mu bijyanye n'ingingo z'amategeko nk'ubu ngubu hari ikintu bita kubuza umuntu amahwemo Godfather kubuza umuntu amahwemo cyangwa se gutangaza ari ugutangaza igihuha noneho niyo watangaje ukuri iyo uwo wakuvuzeho bituma bura amahwemo uri kubyumva aho ngaho harimo kutavuga harimo abantu nyine bisuga izo ngingo ku buryo ushaka kuvuga ati ngiye nza kuza kuba ndi hano ntabwo ndi buze kuza kubona uko uyu muntu mubwira neza yumva icyo nshaka kumubwira ari buze kuba wenda namubwije ukuri ariko nabujije amahwemo cyangwa se wenda namutangaje igihuha nta muntu muzima utangaza igihuha ushaka inkuru y'ukuri ariko nayo iyo irekuye iremereye ku izina ry'umunyarwanda akarara adasinziriye kubera wowe baguha nyoko ntuba nkubwira ngo kano kanya ngewe nta munsi n'umwe nakoraga inkuru ngo nsinzire ntabaga ndi gushitagurika ntakumva inyoni ikubisira bati noneho baranjyanye nkumva birancanze rero ase ibintu mbireke ndabireka se nkora iki ko nabaye umucuruzi nkakora ngashya ngahomba ko nize nka depoza hano hose nkatsinda ibizamini nkasanga akazi bagahaye abandi ndabigenzane ndavuga tereka nkomeze ku gacano kanjye ko mu mutipe yipanza akazi ko kukarangiza ndavuga ati rene ucire birarura cano yanjye yiveho rwose hari amacano menshi cyane yarangiye abapeti bambwiye ati ngiye cano yanjye arayisibye yankuye mu kazi niba mushanga bashaka n'abatumirwa bakababura ahura n'umutumirwa umwe cyangwa 2-3 ntibahinduka kandi ubu ngubu se barantorongeje ejo bundi nakombye kuba nza akanyicaza akambaza agacuruza agatumira Claude agacuruza ariko ugerageza kuzamuka wese baramukona bagasigara nyine ngo abantu batanga ibiganiro ngo badahinduka bakabafata bakabagura mu buryo karo kanya ntabwo buze kuza gushaka nsabi ngo umubone ngo Emile ngo yamuhaye kontara ntibuje gusanga ngo umuntu runaka ngo umubone ukanaka ngo yamufashe bugwate kazi karakorwa gute se niba nkumvishe neza ntabwo aba YouTubers bandi cyangwa bito ngo barakomeye ntibashaka ko hari channel yindi zamuka niba nkumvishe neza ntabwo babishaka none bafite n'ukuntu nyine ubwo bubaza bakaguhangayikisha bucece hanyuma kwa kundi uri gusasa imigeri utakutaka ukaza gusanga nyine wakoreyemo icyaha cyo kumuza uri gutakuvugisha ukuri ariko nyine ntago biramuhangayikisha aradasinziriye ingingo imurengera ariko wamubujije amahwemo okay reka tuzamura abantu tugiye kuzamura abantu bavuge icyo bivuga yadakumva Claude mu by'ukuri ngewe nateze amatwi Bosco ibyo yavuze nabyumvise bimwe na bimwe ni ukuri ariko ibindi byo kuba yaba yahunze umuntu cyangwa se abantu ngewe ku munsi w'ejo muri Ndahabirene yarampamagaye ku murongo wa telefone ampamagaza telefone amayinite yiwe arampamagara
arambaza ngo pro waramutse ntiwaramutse ngo muri dashboard yawe harimo strike zingahe. Ndamubaza none se wowe wateye zingahe, ari wowe izo wateye ari nababwiye ngo batere, wowe abo wabwiye abo uzi wabwiye ngo bazitere ntabwo uzizi. arambwira ngo ntabwo ndi i Kigali, ningera i Kigali nimugoroba ndaza kuzigukuriramo. Ariko kandi muri izo hanyuma arambwira ngo nimuhe na nimero ya Bosco ngo cyangwa se ngo mbwire Bosco ngo amuhamagare. Uyu mugabo muri Ndahabi twaramuhamagaye pe, mu byukuri twaramuhamagaye. Muri Ndahabi Irene afite ama video yanjye atari munsi y'umunani. Ama video yanjye yagiye akura ahantu ku yandi macano, yagiye akatutu video akadukura ahantu. Ariko jewe uwo mutima sinigeze nkugira, umutima w'inyamaswa ntabwo nawugira, sinabikoze kuko nanizi yuko urumva niba afasha abana akabashyira mu kiganiro akababaza, umwana akamubaza iby'urugo, umwana akagira ibyo asubiza, umwana akabwira agakasoringa muri umunara ati ntuzashaka ukiri muto. Jewe kubivugaho numvaga ko atari ikibazo kuko turi muri showbiz. Kandi niba umuntu umushyize mu kiganiro, ibyo rero byose umuzanye mu kiganiro kugira ngo n'abandi bazagira icyo bavuga ku byo bamubajije. Ku buryo mujya uretse gato, ku buryo mukora ikiganiro mukajya gusesengura inda mutateye umuntu, ariko ubwo uzi kujya ku muntu mukamutera inda. Uretse gato umuntu kuba yarashatse, ntabwo twebwe twaba urugo rw'umugabo n'umugore. Uretse nyine gato mubaze mwebwe muragiye ngo mwaragiye ngo murasesengura, urimo kunyumva ngo mukoresha ngo inyurabwenge, ngo murava nk'umuntu washatse umugabo yakabaye atwite, ngo none nanyo isabune ngo idayavuyemo, muragenda umwana w'abamutera inda mu bitekerezo. Cyangwa nibo bayivuze isabune, nitwe twayivuze cyangwa nibo bayivuze? Ndabaza mwabazaga iyo ndayavuyemo hariyo mwamuteye, ngahibaze nawe Claude. Twavuze ko twiteguye dupfa. Karimo twavuye muri sinafe yabaga amatamita mwayimuteye, iyo namwamuragamo ni yihe? Ngewe sinshaka gusobanura byinshi kuri bari abana cyane, genda shaka kuri muri Ndahabi wenyine. Bari n'abana bari mu bana bya urumva. Ubwire impamvu bari inyumve dera kubaca urabizi ko yafata side. So impamvu ndi kukubwira Rene bari abana bari mu biganiro byaye, bari mu biganza bya Irene, siko bimeze? Niko bimeze. Araba manajinga niwe ushinzwe umutekano wabo, uruva ngo bari mu biganza bye, bari muri management ya CBS. So nukuvuga ngo naho mwaza kubabuza ituze ngo abareke kandi ari ubashinzwe yabakoresha ate? Uretse gato ndikwaza gakantu, niba Bosco ibyo avuze ari byo mwarageza babuza sengura ngo ajya isabune ngo inda ivamo, ibyo bintu mugafata ni gute uwo mwana mwamuteye inda ushaka umugabo ndapfuye. Ngaho komeza kuri point yawe, ntabwo nashaka kugira ngo mvuge ikiganiro cy'isabune ntabwo nakibonye. Bosco aragisesenguye nugo je ntabwo nakibonye simbizi, ariko tugiye mu by'ukuri niba murinda habatumira Miki, uriya mudamu Miki, uriya mudamu agapromota akamutumira Miki akaza akavuga ku bantu, agatumira Aisha akaza akavuga ku bantu, agatumira Kiramani, umusaza witwa Kiramani ni umusaza aremewe, akaza akagira ibyo amubaza ku bantu, agatumira Bruce Melody akamubaza ku by'urugo rwiwe. None se umugore wa Bruce Melody kataza kuririmba, katajyana n'umugabo we kuririmba kuri stage, kucya mubaza ngo umugore wawe biravuga ko mwatandukanye. None se baratandukanye, Bruce Melody aramusubiza ngo njya kumushaka ntabwo nabibabwiye, no gutandukana rero ntabwo nabibabwira. Komeza. So urumva rero mu by'ukuri tujye tubwizanya ukuri, iki kibuga turimo uru ni u Rwanda rw'abanyarwanda, ntabwo ari u Rwanda rw'abantu bamwe, ni u Rwanda rw'abanyarwanda twese. Showbiz ni y'abanyarwanda. Internet dukoresha twayawe n'igihugu cy'u Rwanda, turashimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko itonesha no kugira ngo ibifi binini muri showbiz, ngo amacano manini, ngo biki byose ibyo bintu bikwiye guhagarara. Bidahagaze mageragere bazagure bazayigire nini. Ibyo bidahagaze hari ibintu bikwiye guhagarara.
bidahagaze ntushobora kwinjira muri cya umuntu baza uve ngo ufate ntushobora kwinjira ku nka y'umuntu ngo uyiteme baza uve ngo ufate ntushobora gufata umupanga ngo ufate inka y'umuntu uyiteme ntushobora gufata umupanga ngo ufate ihene y'umuntu uyiteme ntushobora gufata isuka ngo ugende ukura imyumbati y'umuntu cyangwa utemagura imyumbati y'umuntu ntibishoboka none si umuntu yibwe cano iyo umuntu yibwe imeri muri cano kwaregera ribu igakurikirana icyo cyaha kubera icyo umuntu uzi neza ko cyane y'umuntu ari ntavogerwa arajya gukubita strike imwe ebyiri eshatu azi neza ko twamuca inyuma natwe tukarangiza iriya empire twayikubita kandi byakunda ariko kandi dufite ubumuntu turi muri showbiz ni showbiz byaruta akareka ibyo arimo biriya biganiro byose akareka bari abana kubashyira mu biganiro noneho de wagakora akazi kiwe akavuga ati abana nabo kuririmba nzabakoresha interview zo kuririmba indirimbo yari imeze gutya ntabwo bose kazaza kwisesengura ngo difata ntuzaza kuri ndirimbo ko ntabwo uri umuririmbyi uri umuramyi uri umuhimbaji ibyo ntacyo bivuze ariko niba turi muri showbiz tujye muri showbiz ibintu biza ku gihugu iby'igihugu tubyihorere igihugu ni igihugu cyiza ni igihugu cy'amata n'ubuki ariko kandi n'abayobozi b'igihugu nabo badufashe muri ibi bintu bya showbiz kubera yuko kirazira ko umuntu afata umupanga ngo ateme inka y'umuntu cyane y'umuntu yavuna papa utangira cyane nuko yavuna reka nkubaze ikintu kimwe ako kagabo ndashaka kuvuga amazina ya ako gabo nashaka kuvuga amazina yako ngiye utika ejo karaguhamagaye kakubwira ko ugomba gusiba I mean umubwire ibyo bintu ndashaka ngo yarampamagaye ntabwo arako ngako yarampamagaye ntabwo arako inde ntabwo ndikoga ni naguhamagaye ntabwo mbyibuka ngo byagenze bite yarahamagawe na Murinda habi none urumva niba yego uwo Murinda habi ndara urumva yarafite umutima mubi kandi yarashaka kugira ngo akore niba ari dislike ibyo ngibyo abikuvana avuga ngo nagera ikigararaza kuzivanaho urumva yabikoranye umutima mubi ni kukubaza Claude Bosco uranyumva ndimo ndumva Claude arabuze ngo yasabye nimero yawe nawe ashaka kuvanamo dislike zawe yaba yaraguhamagaye akabikora ibyo ngibyo nibyo Claude yampamagaye ejo nka saa 4 za mu gitondo arambwira ngo ampamagaye no guseka byadanje ampamagara ambwira ngo Murinda habirene ngo ambwiye ko ngo ashaka ko muha nimero zawe hanyuma akaguhamagara ngo ukamubwira ngo strike zisigaye muri channel yawe hanyuma akajya gute akazikuramo nabwo turamuje ngene namushatse navuye kuri ko ngiba ntago mbi Kigali mba nabaga mu karere ka Muhanga navuganye n'uwitwa Kamarade ari kuri connection ya Kiramane kuko uri Kiramane tumufata nka nk'uruganda ruproducinga abantu batanga ibiganiro kuri MI Empire bituma Kiramane abasaza rene papa imbere ya Emirene noneho ngiye mvi Muhanga ngera ku murenge wa Kinyinya niyo Bosco yari yasezeranye nasanze Claude masanga bapunditi masanga ba Kamarade na ba Moriki Edouard Irinde yanga kuza kandi yari afite gahunda yo kuhaza tuvuga ati wenda ashobora kuba ataje mu murenge katugiye kuri reception kuri hoteli kane kwivuga amazina tugireho turamubura kandi bampamagaye ngo nze kuza umujene atwiryaho ngiye natashye mvuga ngo ntago ndibuze kuba nabasaba imbabazi aho kugira ngo ngiye nsaba imbabazi bano bantu cano bayisibe niba byo bashaka Claude kugira ngo we abasaba imbabazi aho kugira ngo n'izo strike bazikuremo aho baratangiye gukora ibiganiro byo kumuharasira bati zishobora kwikomeza kwiyongera nongera ibwo navugaga ngo reka nze nyina atake nakoze ikiganiro kimwe cyonyine barataye Bosco Empire ugomba gufungwa nanjye bambuza amahwemo naje nabuze n'amahwemo nanjye bantabare kubyumva kubuza amahwemo bate bankiraho iterabwoba bati ntabwo ukwiye kugira icyo uvuga kuri MI Empire yararenze icyo kintu rero ibyo bintu nibyo kuko sindi kumva umuntu kuba dislike ibyo ko bishobora gutuma uvuga ngo wabishije abantu soka mu gihugu bagusideho harassment iteye izo nimero uzi cyo yagiye gukora se reka neko kivuga ko nacyo kiri mu bintu byatumye rangenza kuko urumva Claude we bamwinjiye mu bwonko bamwumvisha ko bagiye gukuraho izo strike none baravuga ati umena nimero za Bosco Empire nawe nzimukurireho ariko iyo nimero yashakaga Emirene ntabwo yashaka kugira ngo ayikoreshe amamagare ahubwo ajya Claude amuhe namba yanjye mu buryo bworoshye ayigire abantu abayihereza hanyuma abo bantu baze kumamagara
abantu ngi baramamaye bamaze kubagara bakunda hano ntago reka ntago byashoboka Bosco Bose turi hano kuri iyi live ya TikTok ya Godfather wirinde kuvuga ngo murinda habirende yarakureze yahaye nimero z'aba bantu baraguhamagara jewe amakuru y'abamotari bo ku mihanda aravuga ko ushobora kufitanya ikibazo na DJ Brian yego utaritabye umugenzacyaha ngo wumve icyo akubwira twese rimbira duhamagara tukitaba tugataha ntabwo kuba jihad yaragiye agahita afungwa ntabwo bivuze yuko buriya kugira ngo umuntu afungwe hari ibindi byaha biba byaragiye byikusanya mu buryo mwe cyangwa se ubundi ntabwo rero umugenzacyaha yahamagara umuntu wese ngo telefone yahamagara umugenzacyaha ngo ahita agenda ngo agende oya none se guhunga Brian ubwo urumva ubaye umugabo guhunga runaka urubaye umugabo apfira hari arwana urugamba hari ibintu nabigize kiya ko ntawunze ngende mu butembere kano kanya ndi diaspora kandi unyubaye Claude unyubaye kano kandi ubutembere aho sawa rwose kuko ntabwo wahunga ntabwo ari Kwala duhaga cyuru gutare ikiganiro kumfagira ikiganiro wakana muting mic yawe kirabivanze tena funga mic yawe gatoya Bosco Jesus Bosco nyuma yuko ibyo bintu byose bari nayo makimbirane niba uwo mugabo umanaginga bari abana yahamagaye Claude avuga ngo reka izo dislike yabahaye azikureho urumva yego kubera iki wumva ko nyuma yaho niba yaranasabye na nimero yawe yego niba yarasabye na nimero yawe kubera iki wumva ko ibyari byamuteye gukora ibyo ngibyo ari kumwe ari mwibasiye abakobwa be ariko igihe kikaba yumva kigeze udashaka kubavana ku mugati akanabihamagarira ntawe umushatse kugira ngo avane izo dislike kuki mwumva ko akiri umuntu mubi ushaka kubagira yewe Emily ntabwo yamamagaye ngiye namwandikiye kwanza ko Claude yahise nanjye forwardinga nambaze ko nubundi amakuru nari mfite ko mwinda habi yarari butare kuri hotel na Bruce Melody we yaraye bakwe nenya afite ariko ngiye ndamwandikira avuga ati Claude ambwiye ko nshaka bimeze bite ariko umva ko ngiye namaze kurekura ikiganiro ndi kumubwiza ukuri kwanjye ariko ndamwandikira ntago yigeze nsubiza na magingo yanga ntago mwinda habi nagira gute ntago aramamagara ndagira ngo ntanga igisubizo Bosco hari uburyo arimo baduhaye iminsi 7 yo gufunga cano kuba bafunze iminsi kuba cano bazikuyeho iminsi 7 icyo cyo ntabwo cyumva murinda habaduhamagaye nyuma y'ibyumweru 2 n'igice iminsi 7 yari yarareze cano zikomeza gukora zikomeza kuzihagarika ibintu none njya ngo dufata uyizemo neza hari ibintu tutagomba gufata mu kibuno ntabwo bishoka kandi akataretse karasema umunsi umwe kazasema so nuko uvuga ngo nyuma yuko abonye icyo yifuzaga cyo guhanaguraho cano zanyu kidakunze nibwaje kubasaba none nibaje mu bwumvikane barahombeye we so icyo mwifuza rero kugeza aya masaha icyo mwifuza ni ku ruhande rwanjye icyo ndi kwifuza dore ngiki kirengeye ku ruhande rwanjye icyo ndi gushaka nuko wenda ikibazo tutari na Emirene kidakwiye kuba wenda cyaba ikibazo kiri buze kuba cyatuma ibintu bikomera uko nibikomera byo birakomera rwose pe birakomera ubwo nanjye niteguye kuza kurwana intambara zikomeye icyo ndi gushaka dore ngiki abanze yidekara avuga ati wenda ntabwo nshaka yuko abakobwa banjye mugira icyo mubavugaho icyo bazajya bavuga mujye mucyakira gutyo cyangwa se mwicecekere ntazi basesengura ibyo ngibyo tuje gute turabyemerera kwijana ariko nanone mu gihe abona yuko hari umuntu wenda waba wafashe wenda nk'aka video ke akakoresha wenda mu kiganiro cye muhamagare akana agakatinge agakuremo nabyanga utanga ikirego nubona utanze ikirego n'icyo bitanga umuhe strike nk'uko Claude avuze ntago inka zanjye zizaza konera Godfather nizikonera ngo uzisange mu kiraro ngo uzitemagure nuzitemagura nawe bazagufunga kuko uzavugize gute uzawihaniye niba cano yanjye kano kanya yaje wendika kwangiriza mu buzima gato cyane ntago ugomba kuza kuyangiza wowe urangiza nkandegero byo gutanga ikirego hanyuma inzego zigire gute zirebe ko ikibazo kimeze hanyuma dukize ariko Emirene amakosa yari yakoze mu nkuru ze ntabwo yamwemereraga
kujya kuri RIB, kuko yajya kuri RIB we yagomba gufungwa ko yakoze ibyaha byinshi mu biganiro yakoze, na n'uyu munsi biracyahari. Ibiganiro by'ukuri yagiye kubiripotinga arabisibisha. Murakoze n'ibyo ngibyo nawe izo big fish z'amayacana ari mu Rwanda, ubwo nyine bumve kuntu zigenda zikorera bano bantu turi batoya bagenda baturema mu mitima y'urwango, sinzi natwe kuntu tuzakura tumeze. Yes, ndakumva. Hanyuma tugaruke gatoya, nizere ko ikintu urujiro ruvuye rw'uko n'abavuga ko wowe watorotse wagiye wahunze abantu. Ntabwo hunga abantu, ntabwo mu Rwanda ari igihugu kitagira ubutabera ku buryo wahunga abantu. Ngeri ikintu cyari kindaye amatsiko, ndatekereza ko uri kwitemberera anytime uzagaruka imuhira, uzagaruka mu gihugu cyawe. So ibyo ngibyo bigiyeho umuco, ibyo ngibyo bigiyeho umuco, ndumva byumvikanye. Niba ari ubutembere aho ni sawa. So urumva wakoze ikiganiro uvuga ko utari mu gihugu, byari bikangiza abantu, uyu nguyu usahunze iki. So ariko niba ari uko bimeze aho ni sawa. Ariko narakubwira ko nta n'umuntu ushobora kugira ububasha mu gihugu cy'u Rwanda, ushobora kugira ububasha ku buryo we yagusunikira mu gusohoka igihugu. Ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Igihugu ni wowe n'ubwawe. Rusesabagina ko yaje ntabwo babizi se, ubwo se wajya he wahungira? Ntabwo igihugu nta muntu ufite ububasha, ntabwo bakubura. So rero nicyo kintu cyonyine, icyo ngicyo kigiye iruhande. Naho ibibazo waba ufitanye n'umuntu ku giti cye, ufitanye ikibazo na Briane, ufitanye ikibazo na Irene, ibyo ni ibibazo inzego zakemura, ntabwo ari ikibazo. Batanumva ko numva ko Bosco yagiye kubera ngo wahunze igihugu kubera ibibazo ufitanye n'umuntu, ibyo byaba ari ubusazi buhetse ubundi. Ariko uri mu butembere, aho ngaho ni sawa, naho ibibazo nk'ibi ngibi ndetse gato bifu mu bantu bakora ibintu bimwe, izi ngizi zibaho. Ariko ntabwo ntekereza ko umuntu yakwifuza njye birantunguye kumva uwo mugabo, kumva ku kagabo gafata pano n'icaro z'abantu kakaziripotinga, biratangaje. Ntabwo numvaga ko umuntu ashobora gufata. So ni ukuvuga ngo hanyuma ibyo ngibyo bigiye iruhande, turi kumwe. Ariko namwe mbere yo gukora ibiganiro, urabizi mwebwe ntabwo mugira adoterone y'abanyamakuru mugira ku buryo ushobora kweditinga ngo uvuge ngo inkuru reka nyeditinge. Uragiye ugafata topic ukayishyira hariya, namwe mugere muri amatepiki yanyu akakaye mukoresha ku bantu. Ngakwibaza none se uruguba byonyine nk'iki kintu, reka nkubwire, ngewe uramutse ugiye nko ku mudamu wanjye cyangwa ku muvandimwe wanjye ukajya gusesengura inda utamuteye, bro, ntabwo navanaho cano, nawe nakuvanaho. Urumva aho ngaho ni ukwinjira muri vie prive y'umuntu, ntabwo ari byo. Nibyo ndikubwira Claude, niba ubyibuka murebe icyafungishe fata ku mavuta, yaragiye ajya kuri Pamela, ajya kubaza, ngo naze yerekana inda, ngo niba twite, murabyibuka. Ibi ngibi byatumye ibyo biratandukanye Godfa, uretse gato ibyo bitandukanye n'uko Pamela na Debeni bitandukanye n'ibyo ngibyo. No, niba mujya kuri ntuza mukavuga ko yanyoye isabune ngo akuramo inda mutamuteye, se ngo bitandukaniye he? Niba kuvuga ngo yanyoye, ahubwo banyiri ubwite no bavuga Bosco yego. Reka ngusobanurire ukuntu bimeze. Yari vlog bari kugaragaza nyine Claude, buretse nyumve, barimo baragaragaza ukuntu nyine Imana ishobora kugira neza ikagukura i Musanze, ahantu bashobora kurya wenda nk'ikijumba cyangwa se n'ibishyimbo bitanahiye, ariko ukisanga uri mu ndege. Noneho bagaragaza uko biri kubagendekera muri hoteli bari kuraramo. Ari naho Vestine yavuze ngo ngewe nananiwe gufunga umuryango wa hoteli nkoresheje karita, mpamagara umugabo wanjye, arangije arambwira ngo kupa ntiwongere kumpamagara. Ayo ni amagambo Vestine ku giti cye yivugiye ati, nahamagaye umutware wawe nawe ati mbwira ukuntu bafunga umuryango wa hoteli n'ikarita, arambwira ati kupa iyo telefone, ndi mu kazi nta mwanya mfite wo kukuvugisha. Ayo ni amagambo ya Vestine. Agezemo imbere abona ngo imashini imeze nk'ikora ngo kofi, aragenda ngo ajya kuvanga ngo kofa ziko ngo ariko ari kuvanga, arangije ngo anywaho ngo munda haramurya, ahereza na murumuna we Dorcas naye ngo anywaho ngo munda ngo haramurya. Ari nabwo uwitwirene yavuze ngo Vestine ngo ntameze neza, ngo yagiye kwa muganga. Ibyo by'isabune nibo ubwabo babyivugiye, ntabwo twe twabivuze, ahubwo twe twarabisesenguye tubihuza no kuba umuntu yarashatse amaze amezi 3 mu rugo, afite umugabo, ni gute se umuntu atanatwita? Kare gutwita ko atene igisebo, ahubwo ari umugisha, ahubwo yabyara sura inama. Tugaruke kuri wa mugabo wambara perike, uyu nguyu we ngo biti
dusorezaho Eric nuwe Tamagike Chita uyu ngo wanze kugusuhuza ku rukiko rwa Furanga ntago umunsi Julius Chita uriya mugabo ni wa musatsi se ni wa musatsi uriya nawe yariyanze kuko niba atari proud y'uruhara rwe akajya kwirwa yisudira imisatsi se uramusaba urukundo nawe atikunda bikundi ariko ni uburenganzira bwiwe kuko none si imyambaro twambara Bo reka dusubize ikibazo Godfather atubajije uriya mugabo nawe ari mu bagabo babangamye kuko uriya mutipe ni umwe mu bantu bagenda bigira inyangamugayo uretse ngiye macaka guhera ikibazo mu mizi uwitwa Chita ngenda mushaka kuri kamera aho azajya hose sibyo ku rupfu rwa nyakwigendera inzahuke Chita ayoboye umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma yavuze yuko ngo uwitwa Keza wo mu nzahuke afite visa ndetse yatsindiye ikigo cy'amashuri muri Canada avuga n'itariki agomba kugenda itariki 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024 gutyo na gatatu niba yakora 2023 Chita atangaza igihuha abeshya ko Keza ngo afite visa kandi nta visa afite bafite ngo tekinike ngo batoza abo bana ngo bakisinga ngo insenda mu kwaha ngo bajya kwa muganga ngo umuganga yakira ngo termometre mu kwaha kwera ko ari mu senda ariko okera igipimo cy'ubushyuhe kikenda guturika uko niko abo bana barererwa mu izo foundation babayeho twe tuvuga ngo abo bana mu bahereza ababyeyi bafite ikinyabupfura ababyeyi badatukana mu ruhame babari bo baza kuza ko bari abana babahereze Mignone babahereza Pote Rutayisire Antoine babahereze Basina Gerard ariko nta ndangamirwa irara majoro igomba kuvuga ngo irafata abana b'igihugu ngo ibarere ngo bayihaye ngo ibyangombwa ibyo byangombwa babihabaha gute murara mukabari mutukana muhereza abantu ngo imyanya yabanyina mu gitondo kare mwasinze mwabaye ibyatsi abana murera murabarereje iki uwo mwana azagira imyaka 20 akubitaye na fande mu gitondo afite imico nk'iya nyina wamureze uwo mwana azagiye wawa agiye warengana bitewe nuko yarerewe mu maboko mabi ibyo nibyo mvuga ngo uwo mubyeyi niyisubireho abone afata imico n'imyifatire y'abanyarwanda akaza pana kumubona mu gitondo yasinze yaborewe ari igitutsi yatwaye mwara wowe Bosco uwo mudije uri kumbwira ngo wagiye kundega wirwa nyiti ntera hamwe ibyo ngibyo akanabirengaho sinzi n'ikintu banishingikirije kano kaya k'ikiganiro nyigikoze ntago ntabwo kwidedembye ntago byakunda Bosco bavuze yuko ngo ari commentaire babonye email commentaire ya email ivuga yuko ngo Gasare na Stars ngo ashobora ngo ari nyokorome wawe bo ntabwo babikuye buriya ntabikuye mu kanwa nyirizina bavuze ko ari commentaire babonye nizi commentaire abantu bajya batwandikaho batangaje igihuha nyine none se uraza gusoma commentaire y'ibintu bya fake uhita bitangaza uri umunyamwuga bambujije amahwemo baranyishe mane bugenda ahaganda ndanegetse okay tugara ku musozo ngewe ikintu cyari gitumye nshishikara urumva ntabwo urabizi gese nareberera kumva ngo umuntu ngo yatorotse ariko kuba bishyizeho umucyo ni byiza